Murakaza neza kuri Legacy Talks. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo rwa Dylan ndetse na Eliane bamenyekanye muri filime ya The Secret. Mu gihe abantu benshi batekerezaga ko ari inkuru ya filime gusa, uko iminsi yagiye ishira abantu batangiye kubona ibimenyetso byerekana ko bashobora kuba bakundana no mu buzima busanzwe. Byarushijeho kuvugwa cyane ku munsi Eliane yakoraga isabukuru, ubwo Dylan yamwandikiraga amagambo yakoze benshi ku mutima kuri Instagram ya Dylan. Ese koko aba bambikanye impeta mu ibanga cyangwa ni amagambo y'inshuti zabo zisanzwe? Reba iyi video yose wumve inkuru yose. Mu myidagaduro mu Rwanda, cyane cyane mu gisata cya filime, hari abakinnyi ba filime bamaze kumenyekana cyane kubera impano yabo mu gukina filime. Muri abo harimo Dylan na Eliane bamenyekanye cyane muri filime y'uruhererekane yitwa The Secret. Aba bombi bakunzwe cyane n'abakurikira sinema nyarwanda, cyane cyane kubera uburyo bakinana neza nk'abakundana muri filime. Mu ntangiriro abantu benshi babitekerezaga nk'inkuru ya filime gusa, bakumva ko ari umukino nk'uw'abandi bakinnyi. Ariko uko iminsi yagiye ishira, abantu benshi batangiye kubona ko ubusabane bukomeye hagati ya Dylan na Eliane budasanzwe. Aba bombi bakomeje gukina mu mafilime atandukanye, kandi uko bagaragara hamwe niko abantu bagiye bavuga ko hari amarangamutima ashobora kuba arenze ayo mu gukina filime gusa. Ku mbuga nkoranyambaga, abafana babo bagiye batangira kwibaza niba koko urukundo rugaragara muri filime rwaba ari urw'ukuri rwo mu buzima busanzwe. Nubwo Dylan na Eliane batigeze babivuga ku mugaragaro, hari amakuru yavuzwe n'abantu batandukanye, harimo n'inshuti zabo, ko aba bombi bigeze no kwambikana impeta mu ibanga, bakaba baranaporopoje ariko bakabigira ibanga. Nubwo ibyo bitigeze byemezwa n'abo bireba, byatumye abafana babo barushaho kugira amatsiko yo kumenya ukuri. Icyakomeje gutuma abantu babivuga cyane ni uko aba bombi bagaragaraga kenshi bari kumwe, bagashyigikirana mu kazi no mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane no mu bihembo bya mashariki bari bafatanya agatoki ku kandi batarekurana. Gusa hari ikintu cyabaye cyatumye abantu benshi batangira kwemera ko urukundo rwabo rushoboka ko ari urw'ukuri rwa nyarwo. Ibyo byabaye ku munsi Eliane yakoraga isabukuru y'amavuko ye. Uwo munsi Dylan yamwandikiye ubutumwa burebure cyane ku mbuga nkoranyambaga ze, amagambo yakoze ku mitima ya benshi. Dylan amafoto yashyize kuri Instagram ye, yaba Eliane ndetse n'ayo bari kumwe, yashyizeho amagambo aherekeje amafoto yabo. Yavuze ko uwo munsi isi yose ahagaze kugira ngo yubahe umugore w'umwihariko, umugore ufite ubwiza budashingiye ku maso gusa, ahubwo n'ubwiza umutima w'umuntu ushobora kumenya. Yakomeje avuga ko Eliane ari umuntu w'indahemuka, ku budahemuka bwe butagaragarira mu magambo gusa, ahubwo bugaragara mu buryo ahagarara ku byo yemeye no ku masezerano amuha. Dylan yavuze ko Eliane ari umuntu udasanzwe mu isi yuzuye abantu basa, ko ari umuntu udasimburwa kandi atavangwa n'undi uwo ari we wese. Yanongeyeho kandi ko ubwenge bwa Eliane butuma ubwiza bwe burushaho kugira agaciro, ko ibiganiro bagirana biba bifite uburemere kandi buri mwanya babana uba ari uw'agaciro kuri we. Mu magambo yakoze ku mitima ya benshi, Dylan yavuze ko Eliane ari nk'urugo rwuzuye amahoro, ko ari ituze mu isi yuzuye urusaku. Dylan yasoje ubutumwa bwe avuga ko uwo munsi atagishaka kongera kwizihiza isabukuru ya Eliane mu ibanga, ko ashaka ko abantu bose bamwereka urukundo. Yamwifurije isabukuru nziza cyane, amusobanura ko ari umugore w'umwihariko udasa n'undi, anavuga amagambo agaragaza urukundo rwinshi cyane. Aya magambo yahise akora ku mitima ya benshi. Abantu bakoranaga nabo mu mafilime, abafana babo ndetse n'ababakurikira mu myidagaduro mu Rwanda batangiye bavuga ko amagambo atari amagambo y'inshuti zisanzwe gusa, ahubwo ko agaragaza urukundo rukomeye cyane. Bamwe mu bafana batangiye kuvuga ko aribwo bwa mbere aba bombi bagaragaje mu buryo butaziguye ko bashobora kuba bakundana. Nubwo Dylan na Eliane bagikomeje kugerageza kubigira ibanga, inkuru yabo ikomeje kuvugwa cyane mu bakurikira sinema nyarwanda, cyane ko n'ubundi bisa nkaho bashaka kubigira official. Abafana benshi bakomeje kwibaza niba koko aba bombi barambikanye impeta, cyangwa se ari urukundo ruri mu nzira zo kumenyekana ku mugaragaro. Icyakora ikigaragara ni uko Dylan na Eliane bakomeje gukundwa cyane, kandi inkuru yabo ikomeje gutuma abantu benshi bakurikira ibikorwa byabo, cyane ko ari imwe muri couple zigiye kwigarurira mu mitima ya benshi muri iyi minsi. Ese koko urukundo rwabo ni ukuri cyangwa ni amagambo yatewe n'akazi ka filime? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, ntuzibagirwe gukora like kuri iyi video no gukanda subscribe kuri iyi channel kugira tujye tubana mu zindi nkuru zigezweho mu myidagaduro mu Rwanda. Murakoze cyane kubana natwe, tuzongera tubonane mu zindi video zikurikira.